ikirura kizahora ari ikirura n'inama izahora ari inama. Kuba uyu mugabo yafashe decision akica umwana ungana gutya akamwica iterambere ndetse n'ubuzima bwe bukarangira, none yakoze yamwishe Rubozo, aramufata amushyira muri trash, muri puberi, yego, hamwe basi imyanda, amushyira muri puberi, arapfundikira, ayabyura, arejisha abantu. Rero baza amamodoka aza gupakira imyanda, araza arapakira, apakira amapuberi arajyana, kandi yari yamuzingiye mu ishashi, yamupfunyitse mu ishashi. Kuvuga ngo amakuru ufite nuko uyu mwana yatwiswe, bamushyize mu myanda gutwikwa, bimenyekana nyuma ko umuntu yahiriye mu ki, aho batwikira imyanda. Niyo base aza kubivuga bakamushyingura mu buryo bwiza, no kuvuga cyangwa akamurekera ahandi hantu bashaka kuzabona umurambo, akamurekera ahantu bakwiye kubona umurambo. Ibikorwa nk'ibi by'ubwicanyi noneho kongeraho no gushinyagurira umurambo, gushinyagurira uwo wahemukiye, wambuye ubuzima, utari n'Imana, sibye umutima w'inyamaswa uba ukurimo n'ubugome. N'umuntu wese umurikiranye ujya ugambira kwica umuntu, uri inyamaswa, ntabwo uri umuntu Imana yari ikwiye kuba yararemye. Rero kuba wanasoza igikorwa kibi cy'ubugwari, ubugome, sibye yani bivuga ngo n'ubugwari, nta bugwari mba numva ari ikintu cyoroshye, n'ububwa. Ugakora icyo kintu, igikorwa cy'ubunyamaswa, ukica umuntu, warangiza ukamushyira muri puberi hariya ahantu, bikarangira n'umuryango utamenye ngo se bimeze bite, bigenze gute. Ni ikibazo, kuko amakuru ahari nuko akiva kwa nyirasenge barahamaga umwana baramubura. Nuko ngo agihura n'uyu mugabo bahise bakora telefone, bakuyeho telefone. Birashoboka ko babanje kuryamana, si cyo gusa yamukoreye, urumva, uri kumva. Hanyuma bakaba mu bindi bihe, bikarangira amwituye kugira gute, kumwambura ubuzima. Ni rero ku rwange iruhande, reka njye mbisanisha n'inama. Yes, reka mbasuhuze kandi mbahereze ikaze mwe mudukurikiye kuri Iris Rwanda TV. Ni kwa gatandatu zishira ku cyumweru. Uyu munsi wa none twagize gutya, noneho biba ngombwa ko dusura Peter Ntaganzwa. Peter, makuru y'imisi? Ashimana. Wari ukomeye? Ndaho twarwaye ko turibukire. Ku munsi w'ejo nakonye ku gitanda kari akantu bamanika hejuru, niko bita serum. Hariya buriya serum bayishyira mu muntu umeze gute? Warembye. Ntekereza aba yabuze amazi mu mubiri ahari. Bafite kuba yabuze amazi mu mubiri cyangwa ari indi ndwara, kuko serum bayiteramo imiti, bayishyiramo imiti bitewe n'indwara babonye cyangwa se niyo bashaka gukaruma. Ufite uburibwe agashyiramo umuti ugabanya uburibwe. Yego. Rero narwaye, nagira ikibazo cy'ama-infection mu maraso. Rero narwaye mu buryo bukomeye, niyo mpamvu wambonye ndyamira ku gitanda. Ama-infection araryana akanababaza. Yarababaza cyane. Ariko turashimira Imana ko yadukuye turi bazima. Wihangane, nanjye nuko nikorera akaboko hano, nubwo ifoto yagiye hanze bwa mbere atari yingiye. Ahandi rero bameze gute? Baraho. Abashobora kumenya amakuru yabo. Tugeze gutya ikiganiro abantu babyumve neza, ndi kugikorera kwa Peter mu rugo iwe neza. Harasa neza? Hahesheje Imana icyubahiro. Imana ishimwe ko biri. Ko biri ntabwo twavuga ngo hari ikiri gukora. Dushingiye hacu hashize, aho tugeze Imana yabwo icyubahiro. Mbwira abantu mbere yuko ntanga ikiganiro ngo niba udukunda ibiganiro byacu n'ibyo dukora, kora subscribe, like, share na comment, ubundi dukomeze tukugezeho ibiganiro bizima kandi byubaka cyangwa se ubusesenguzi bugiye butandukanye. Wabonye ko mu kwezi kwa kabiri hazaba imvura nyinshi cyane? Nabonye tugomba kwitwaza imitaka bagiye ku ngendo. Sibyo, burya hari n'imvura itugamwa, ariko imvura utakwitwika umutaka ngo bikunde. Bari gusaba ko uba uri mu rugo dutwara n'imodoka n'imvura igwa ku buryo itakwemera kugenda. Gusaba guparika ku ruhande kugira ngo ideni banze gabanuka ubone gukomeza. Rero hari imvura nyinshi, ariko ntabwo ariyo meruka. Yego, ibyahozeho na mbere
wenda nuko bijya biducanga bikadutungura ariko ubundi byahozeho. Icy'ingenzi ni uko abantu bamenya ko hari imvura bakirinda kugama mu biti. Kugama mu biti, kugenda mu modoka mu gihe imvura ibaye nyinshi, waza imodoka zimanuka, kudakoresha ibyuma bijyanye n'amashanyarazi muri iyo mvura nyinshi kuko haba harimo n'inkuba, kugira ngo turinde ubuzima bwacu ndetse n'ubuzima bw'abaturanyi kuko burya ufite kwangirika n'umuturanyi akagira gutagara n'ibibazo. Rero tugerageze kwitwararika iyo twagize amahirwe ibyo ngibyo no muri Egiputa byabagayo, aho abahanga bamenyaga ibihe. Farawo yari afite abantu bamenyera ibihe uko bizaba bimeze, yari afite abakonikoni, afite abantu abapfumu, abapfumu burya bahozeho mbere, kandi umupfumu si ikintu kibi, si impamvu ryabaye izina ribi, ni ibyo abantu bagiye bakora bindi byo kubeshya n'ibinyoma. Kimwe nk'uko ubuhanuzi nabwo atari bubi, ubuhanuzi ntabwo ari bubi nabwo, ahubwo icyatumye buba bubi ni ibinyoma byajemo. yego Rero kuba umuntu yajyaga kwaka umupfumu ni nk'uko wajya kwa bamenya. N'ubundi na Sawuli yagiye kwa bamenya, bajye kumubwira uko bizaba, uko azamera, uko azaba ameze. Rero ndatekereza ku ruhande rwanjye, kuba Imana yatushyizeho abanyabwenge nk'abo bakamenya ko imvura izagwa, bakabibwira abantu hakiri kare, na kera byahozeho bakajya bamenya ibihe, aho ngo iki gihe nta mvura izagwa muhunike, yego mubike ibyo kurya, mugerageze buri wese abike amazi azanga. Yego rero Imana ishimwe. nk'ahandi abantu bizera Imana cyangwa se bizera Kristo bavuga ngo nimwumve icyo umwuka ubwira amatorero. Yego. Byaba bihuye? Ikintu cyose gikozwe mu buryo bwiza kandi bw'ubwenge kiba kivuye ku Mana. Kuko Bibiliya iravuga ngo nta kintu na kimwe kizaba ntagize gute, Imana itacyemeye kandi ntabibamenyesheje. oya ntabwo yabikora, izandigisha intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Ubushize rero twari turi ku nkuru y'abadiaspora, n'ubundi yakomeje kuba inkuru. Umwana w'imyaka 24 agira gutya yikundanira n'umugabo w'imyaka 50 na umudiaspora 54 nawe, urumva ikinyuranyo cy'imyaka 20 ni nyinshi. Agire gutya agiye gusura nyirasenge we mu biro bya nyirasenge we, mu kuva yahitire kureba wa mugabo amuhitanire ubuzima. Ibi ngibi ntibiratuma diaspora benshi tutangira kumva ko ni imyitwarire y'abava mu Rwanda bajya mu bindi bihugu twita aba diaspora, cyangwa n'ubundi ni uko isi yarahindutse n'imperuka. Ndatekereza ko tutavuga ngo nabava mu Rwanda, kuko mu Rwanda si bava abantu gusa bajya muri Amerika cyangwa se mu bindi bihugu, ahubwo ntekereza ko ari umwuka Satani ari gukoramo muri iyi minsi, abantu bakagira umutima w'ubugome. Uko nabikurikiranye ntabwo bisobanutse. Uyu mugabo wagira ngo aremana igihe kirekire yifuza kwica uyu mwana. Njya mbibabwira kenshi ibiganiro ngira kuri Iris Rwanda, na rimwe umutima w'ubugome uzigira umutima w'inyamaswa, uzigira umutima w'intama, ariko kandi nta ntama izigira iba impyisi. Ikirura kizahora ari ikirura, n'intama izahora ari intama. Kuba uyu mugabo yafashe decision akica umwana ungana gutya, akamwica iterambere ndetse n'ubuzima bwe bukarangira, none yakoze yamwishe urubozo, aramufata amushyira muri trash, muri puberi, yego, hamwe bashyira imyanda, amushyira muri puberi, arapfundikira, ayabyura, arijisha. Abantu rero baza amamodoka aza gupakira imyanda, araza arapakira, apakira amapuberi arajyana, kandi yari yamuzingiye mu ishashi, yamupfunyitse mu ishashi. Kuvuga ngo amakuru ufite ni uko uyu mwana yatwiswe, bamushyize mu myanda yo gutwikwa, bimenyekana nyuma ko umuntu yahiriye mu ki, aho batwikira imyanda. Niyo base aza kubivuga bakamushyingura mu buryo bwiza, ni ukuvuga cyangwa akamurekera ahandi hantu bashobora kuzabona umurambo, cyangwa akamurekera ahantu bakwiye kubona umurambo. Ibikorwa nk'ibi by'ubwicanyi, noneho kongeraho no gushinyagurira umurambo, gushinyagurira uwo wahemukiye wambuye ubuzima, utari n'Imana, sibyo umutima w'inyamaswa uba ukurimo n'ubugome. N'umuntu wese umurikiranye ujya ugambira kwica umuntu, uri inyamaswa, ntabwo uri umuntu Imana yari ikwiye kuba yararemye. Rero kuba wanasoza igikorwa kibi cy'ubugwari, ubugome, iyo bavuga ngo ni ubugwari, nta bugwari mba numva ari ikintu cyoroshye.
ni ububwa ugakora icyo kintu igikorwa cy'ubunyamaswa ukica umuntu warangiza ukamushyira muri puberi hariya hantu bikarangira n'umuryango utamenye ngo se bimeze bite bigenze gute ni ikibazo kuko amakuru ahari nuko akiva kwa nyirasenge barahamaga umwana baramubura ni ukuvuga ngo agihura n'uyu mugabo bahise bakuraho telefone bakuyeho telefone birashoboka ko babanje kuryamana si icyo gusa yamukoreye urumva uri kumva hanyuma bakaba mu bindi bihe bikarangira amwituye kugira gute kumwambura ubuzima ni rero ku rwange iruhande reka njye mbisanisha n'inama umunyarwanda niwe wavuze ngo ishakira mu ruho ntibaza amoko mbere y'uko umuntu aguhamagara mukobwa ngo ngwino mugure agafata jya ubanza umenye ngo uyu muntu afite we mugambi ni gute umuntu aguhamagara ngo tujyane ku mazi utazi yavuye n'ibimuzanye hanyuma nawe uhite uhaguruka ukuntu agenda utabwiye n'umuryango wawe ntubwiye n'umuntu ati nibura ubundi byabura ubwira umuryango wabwira ngo ngiye ahangaha dufite abakobwa b'amaninja niko bivugwa cyangwa abakobwa batakaje umuco aho ava mu rugo akagenda agaciringa cyangwa akaba ari kumwe n'undi muntu ku ruhande nibo batagize gute batazi yanabura umunsi umwe ntibamenye ahantu agize gute ari wavuye mu rugo ubwiye mama runaka arampamagaye ndagiye urumva nihagira nimumbura murambariza ahangaha noneho uragiye nawe uzi gahunda n'abagore n'abagabo basigaye babikora agaruka akagenda asize abeshya uwo bashakanye haragiye arapfuye nk'ubise wa mugore wapfuye yagiye guca umugabo we yagiye za Bugesera hirya za Rwamagana aragenda aryamana n'umupasiteri birangira yagize gute apfuye yari yabeshya umugabo ko yagiye mu bindi bintu byiza rero bijyane n'inama mbere yo kujya ahantu banza byibura ubwira umuntu wawe hafi ubwiye ati ngiye ahangaha wibwira mama se cyangwa niba hari n'undi ku ruhande mu muziranye ubwiye ati ngiye hano runaka arampamagaye niba agiye kugura fata n'izo nkoko usiga ubwimutse ngiye kunywera ahangaha runaka niwe ugize gutya cyane nicaya ahangaha gerageza kuko muri iyi sabona babaye inyamaswa mbere yo kwinjira ahantu kazungu aracyafunze wishe abantu mu Rwanda iyo yaza guhamagarwa n'umuntu wa mbere agahita abwira umuti ngiye kwa runaka yego ngiye kwa kazungu ntabwo aba yarageze ku mubare ungana kuriya wica abantu bangana kuriya biba byarageze bikamenyekana ako kazungu agashakishwa baratrakinga ariko kandi ni kese ikomeye cyane ya kazungu we sinemeza ko umuntu birashoboka ko umuntu wese ahagira yagaye mwaka agatelefone ariko hari ukuntu nibyo reka mbyemere ariko nyine ndi kukubwira naye kuvuga nageze kwa kazungu mvuse ko ngiye yose kugiye abantu bakanamenya iyo mbura ukaba watari ku mwana yavuye anatubwiye ko agiye kwande kwa kazungu rero tugira gutanga amakuru kureba umuntu wizeye ukamuha amakuru kavuga ati ngiye hano gugu ngiye hano za Gakenke byibura nimbura rimwe kabiri uzabwira uti Peter yerekezaga inzira za Gakenke umuntu aragiye kureba umeze gutya sibyo tunoreza abantu ku buryo babona amakuru mu buryo bworoshye rero gerageza mukobwa musore mama papa mbere y'uko ujya kugira gahunda idasanzwe gira umuntu umwe basigira gute uyibwira hanyuma nugira n'icyuba abantu bamenye uburyo bagira gute bakukurikirana ni gute umuntu apfa akamara iminsi batarabona ahantu ari ahubwo akamara iminsi 5 telefone ye abantu bari muri anniversaire avuze ngo aragiye ntabwiye nyirasenge ntabwiye abo bari kumwanyuza ahangaha yego urumva ko ari ikibazo rero kandi ari mu gihugu kitari icye amahanga arahanda amahanga umuntu asangamo ibyaha urumva ni ikibazo gikomeye rero wari uvuze ku kintu cy'aba diaspora isi n'isi Amerika n'isi Uburayi n'isi ni hose ni mu isi hari ubugome ahantu hose yego ibyo muri kanaho bibera muri Amerika murabirutwa no mu Rwanda dufite security papa ejo ndazemutse ari nijoro hafi saa 8 nzabuka mu muhanda ndangera mu rugo nta kibazo ngize gute muye nake na mu gitondo uragenda bakarinda bucya uragenda bakarinda bucya Rwanda security umutekano niyo mahirwe ya mbere turusha abandi kandi burya naterambere ihari mu gihe nta muragize gute
ahari, nta n'umutekano hari mu gihe abantu badatuje, nta nubwo batekereza neza. Rero muri Amerika ubugome buri kuhabera ubwo buteye ubwoba. uyu mugabo ngo yitaga kuri iyi nzu, yakoraga isuku muri iyi nzu, yari amaze igihe kirekire ahakora. Umugabo ukuze imyaka 50 n'ingahe, nine, hari ikintu yashatse kugira ko yakoze, yahemukiye umwana n'umuryango we, ariko ntekereza ko nta kintu gikomeye uyu mwana yaba yarakoze bitewe n'imyaka afite cyatuma ugafata umwanzuro kugira gute ukumwica. Ubona umugambi uyu mugabo yarageze gute, yari afitemo ubundi umutima mubi nawo uguteramo. Oya, buryo ufite uri umutengo, hari abantu bacumigana ngo rero yo gufata ku kanwa yarigishijwe. No, iyo uri ifura, iyo uri umuntu mwiza, niyo umuntu yakwanduza ukandura, ariko wibuka uwo ari we. Ahubwo hari abantu bavutse ari hazi bafite umutima nyine w'inyamaswa, wo kudatinya kumena amaraso, bakabikora bumva ari ibintu byoroshye. Ipfu ni nyinshi hano hanze, abantu bari kwica no kwibaza ngo ariko inyungu ni izi, inyungu ni yo kwica mugenzi wawe. Nta nimwe, kuko nawe umwishe uhita ujya muri gereza. Nawe wumve uramwishe, ariko upfuye kabiri uzapfa, ariko no mu gihe utarapfa upfuye uhagaze. Yego, upfuye uhagaze, uri mu gihome. Iterambere wambuye wa muntu nawe ntabwo uzageraho. Uzaguma kubaho mu gihemu n'umutima uhagaze. Amaraso wamennye azagukurikirana paka no mu nda y'isi akikuriho. Ubugome bwose wagize uzayica muri icyo gihome, nubwo ari muri gereza aho ugihumeka, ariko uzajya uhorana umutima uguhagazemo. Uzajya utekereza ngo nta kindi Imana yarakoze ahubwo ngo niciye umuntu, kandi wicuze ntacyo uri buhindure. Rero bano mudukurikirana, reka ikibi kire kuganza ikiza kikubamo. Uwo muntu nta cyiza kiba kimusigayemo, Satani aba yamunesheje. Njye niko mbyumva. Tugerage tugire ubumuntu, twe kwitwa abantu gusa, ahubwo tugire n'ubumuntu. Ubwo umuntu usa abantu baracyabufite. Nyine nicyo turi gusaba ngo kigaruke mu bantu. Tugire ubumuntu, twe kugumana umutima w'inyamaswa, kuko kwambura umuntu ubuzima nta nyungu ziri, nta na nkeya. Ahubwo wowe usigara warara wicuza, ubura iki? Amahoro mu mutima, kuko amaraso akuzereraho ntabwo ajya kuvaho. Dufite abantu mu mitima bahorana imitima mibi y'ubwicanyi. Ejo ukasanga kamere yawe isumbye umuntu Imana yagize gute, yaguhaye. Ufashe umwanzuro w'ishumu, ibaze gufata umwana w'umukobwa ukamwica, warangiza ukongera igikorwa kicarubozo, ukamushyira mu ishashi, ukamufata ukamushyira muri puberi, ugapfundikira. Birasobanuye ngo wamaze kumwica, n'umurambo utekerezaho ibindi byo kuwukorera. Yego, utekereje yuko n'umurambo ugomba gupfa. Yego, dukomeze nta kibazo. Urikumva? Rero giye kurwanga iruhande, natekereza kandi ingira inama abantu, tugerage tugire umutima kimwe, tugire umuntu utube. Bwarabuze ubumuntu, ubigisiye nk'inama twatanga, ariko ngaruka gato ya kuri umwana w'umukobwa Maureen, ku mwana w'imyaka 24, yumvaga contact ari kujyana n'uyu musore, umuntu w'imyaka 54 kujyana nayo communication kugeza ubwo bamufashe bakamwica. Biteye ubwoba. Bajya bavuga ngo abahuje iki ngo barogana. Ni gute umwana w'imyaka 20 ajya kumenyekana n'umuntu w'umusaza ungana gutya, umugabo nk'uyu, ufite ko yataye urugo rw'urugero, cyangwa arahemukiye, afite n'ibindi bikomere runaka afite. Yego, kuko umuntu wese atinda gushaka afite ibindi bintu bimubamo, no kutarinda agaciro k'umuryango. Ugasanga afite ibindi bintu, ibiyobyabwenge, bitabi, ari droga, noneho bikarangira umwizeye. Uri umwana w'umukobwa, uracyafite iterambere, uracyafite ibyo wakora byinshi bitandukanye, gerageza ukominikane n'umuntu uzi.
irinde gukominikana n'abantu bose ubonye, irinde kuva mu muryango wawe ngo urasohotse, usohokeye ni hehe ugiye, ese kusohotse wasize ubibwiye nde, usohokeye ese umuntu ugusohokanye mu muryango uramuzi, ese ejo nugira ikibazo warabaza nde aho wasohokeye. Uyu mugabo, uyu mwana w'umukobwa, mbwire n'inama abana b'abakobwa, mugerageze dukominikane n'abantu tuzi aderese zabo, kandi noneho tubwire n'umuntu byibura umwe na babiri, sibyo? naho kugira inshuti wagira ngo ni urumogi. ariko se dusigaye tubona abana b'abakobwa hano bamwe na bamwe badafite n'imirimo, ariko ugasanga buri munsi nibo basohokeye ahantu heza kandi hanahenze. Ubunebwe bwabo nibwo buri butume bicwa mu buryo butunguranye nk'ubu. Ibyo ntabwo byabagaho nyine, gusohoka buri munsi ahantu hakomeye hahenze, wagiye kurya inkoko, wagiye kurya iki, nagusaba umubiri ukawumwima, ejo aragutera icyuma, azabara ibyo yatakaje, umutere kamera agutera icyuma. Duhaguruke dukore. Hari umukobwa wavuze ngo urubyiruko rw'umuganda rurakennye, ariko mureka twiyambure nyine uwo mugozi, twiyambure icyo kintu kituriho. Ubukene nitwe tuzabuganza, tuzakora tuganze ubwo bukene. Ni ukuvuga ngo niba ugiye kurya inkoko y'umugabo, ukarya ifi ye yakuguriye, ukanywa inzoga yaguhaye, azagusa nawe ibyo agize gute, ibyo akeneye, ibyo akwifuzaho. Nutabimuha nawe wumva umutwe uzashyuha. Natakwambura telefone usange muraryamanye, nagutera inda ejo agize gute, aragiye. Cyangwa se niwanga umone birabaye, nimuryamana atangira avuga ngo ahubwira ngo bimenyekane, reka mumare mu mwuka, hanyuma ngire gute, byo kujugunywa nini nzaburane n'umurambo. mureke kwitwara nk'abadafite ubwenge. Mukobwa se nagerageze kwiyubaha. Umuntu w'imyaka 54 n'umwana w'imyaka 20. No mu Rwanda biraba, ugasanga hari abagabo bafatanywe n'abana b'iyo myaka. Bibaho. Ariko nyine icyo turi kuvuga, icyo turi kurwanya, buri mukobwa wese nagaragaza ku indangaco za gikobwa, arinde agaciro ke, arinde ubuzima bwe. Ndi gutekereza uko bakabaye gutekereza ikintu, wowe ufashe umwe icyemezo cyo kwica undi muntu, ari wowe nawe nturaguma muri, uraburi muzima ariko uri mu gihome ugiye kurya impungure. Oya, ubu wina bica ku ruhande, kuba gufungwa nawe utafungwa, ariko gufungwa none wishe umuntu, noneho umuntu nkawe amaraso ni mabigogo aravuga, amaraso nimo baravuga, no mu nzozi aragutera, no mu nzozi azagiye abona. Birasobanuye iki rero, wigeraho kwambura umwana w'umuntu ubuzima utaremye, umuntu utaremye, umuntu utagaburiye, umuntu utageze ukuza, nubwo waba waramuzaye, nta burenganzira ufite bwo kwambura iki, ubuzima umuntu. Narababwiye ngo niba ufite kamere nyinshi, umuntu kanadakurakaje, iruka igendere. Iyo babona amaleta atandukanye duhereye nko mu Rwanda, icyaha cy'igihano cy'urupfu cyakuweho, leta yakivanyeho. Icyaha cyo kwica, kandi hari n'ibyaha byari byari mu Rwanda byatuma igihano cyagira gute, cyagumaho. Leta igikora igihano cyo gupfa, ngo utangiye kubyikorera ku giti cyawe, ukajya ubikora ukica umuntu. Uti kwica umuntu umuvutse ubuzima, leta yakuyeho igihano cy'urupfu. Hari ukuntu abantu batatandukanye ngo bamenye n'igisobanuro cyabyo. Bura igihano cy'urupfu n'igifungo cya burundu biratandukanye cyane, biratandukanye cyane. Uwumve nyine nawe guhora ubura amahoro ngo wishe umuntu. Kuko igihano cy'urupfu bagombaga guhita nawe bakwica cyane, mu gihe igifungo cya burundu cyo uba uri muzima, uhora wibuka ikosa wagize gute, wakoze. Kandi burya nta ikintu cya mbere gituma umuntu apfa nabi, no kubura amahoro y'umutima. Kandi ntabwo wagira amahoro y'umutima warisha umuntu. Hari ibihaza ariko byane muri gereza bikiciramo n'abandi bantu. Bareke iherezo ryawe rirahari, nawe ni ugupfa. We ni wica umuntu ujya umenya ko nawe iherezo ryawe ari ugupfa, ariko n'ubundi twese tuzapfa. None gupfa warisha umuntu, gupfana igihemu no gupfana ubunyamaswa, urumva ari bwo buzima wifuza? Gupfa utazababarirwa. Babarirwa nyine, se urumva ubundi buzima ufite ni wese ibyo gupfa uhagaze. Ariko ubundi niko Bibiliya ivuga ko umuntu wishe mugenzi we nawe akwiye gupfa.
oya hari amagambo abiri Kayini na Abeli. umva aho nyine Mm. ugiye ku bya Gahini. Gahini yica Abeli nako Gahini yica Abeli. Yego. Imana yafashe umwanzuro wo kuvuma Kayini. Gahini arabwira ngo uzapfura inzererezi. Yego. Yego. Mm. Kabiri ahantu umuntu azaza kubona wese azajya akwirukankaho bagufate nk'ikizira mu bantu. Mbega nta mahoro nyine namwe uri kumva. Mbega amaraso y'umuvandimwe wawe ngo azakomaho iteka ryose, azajya ahora aboroga akuriho. Birasobanuye ngo ni amahoro y'umuntu wishe undi agomba kugira gute kugira. Niyo mpamvu umuhungu yahise abwira Imana abivuga ngo igihano umanisha kirutwa no gupfa. Ni ukuvuga ngo abantu bafungwa ahubwo bakaruswe nabo bagahita bapfa. None se niba wagufunga wishe ariko ubundi utireke no kuguma kubitindaho mutaza kumva ari ikintu kiza, kuko niwica mugenzi wawe ujye umenya ngo uzapfa kabiri. Uzapfa kabiri. Abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi. Ni ukuvuga ngo Google mu ryo bisubiremo, iyo wishe umuntu wowe uzapfa kabiri, ntabwo uzapfa rimwe. Yego. Uzapfa mu buryo bwo gukura amahoro n'amaraso akuriho. Kabiri uzapfa nawe nyine uko warangije nawe ariko uzarangira. Rero abazima bazi ko bazagira gute, tuzi ko tuzapfa, tuzi ko zapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi. Turi kuganira kuri Iris Rwanda badukurikirana bose, dusenga Imana duha imitima irimo ubumuntu, twe kugira ubumuntu kwe kwitwa abantu badafite ubumuntu. Kwitwa umuntu si bihagije, ahubwo kugira ubumuntu nibyo bizima. Ni bya bindi bibiri tugira ngo tujye wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yesu rero atungwaga n'ubumuntu kandi akuzura urukundo, kuko nibwo rwamurangaga muri byose. Ni ikihe kintu wumva umuntu yaguhemukira ukamwitura kumwica? Wowe nkurikirana bigera none uri umuntu ukuze imyaka 54, umwana w'imyaka 20 ufasha umwanzuro wo kumwambura iki ubuzima. Bakobwa, mbere yuko usohoka kuva mu rugo bwira mama cyangwa papa, wibabwira se bwira muvandimwe wawe, bwiye ati ngiye ahangaha ngiye kuba ndi kumwe n'uyu muntu. Nugira ikibazo abantu bamenye aho bashakishiriza, kuko biragatsindwa kumva ko gufata umwanya ukica umuntu ukamwambura ubuzima, nawe ntabwo uriho, ntabwo waba uriho. Kuko sinzi ipfu none ziriho ugasanga umuntu afashe umwanzuro wishe umuntu none umurambo ugiye kuwushinyagurira. Ni ubunyamaswa. Bireze tukujya kumva ngo runaka akubise agahini mugenzi we, runaka yatemaguye mugenzi we, runaka byagenze gutya. ibintu yamukubise ifuni bimaze kuba akarande. Umugabo yishe umugore. Nabonye umugabo ejo bundi wishe umugore amwicana n'umwana. Aramwica, basanga umugore yaryamye aho ngaho yamukubise umuhini hano mu mutwe n'umwana yetse mu mugongo yajisha akomeje, bose bapfa ari babiri. Iyo nkuru ari ku rugendo ngira ngo nawe arekurikiranye. Na hano mu Byanga hari inkuru nigeze kuhakora yo mu Gataraga y'umugore wishe umugabo we n'umugore ahita yiyahura. Ariko se kwiyahura abayihanisha igihano kimukwiriye, kuko nawe bazi ko akwiye gupfa n'ubundi. Rero jyewe reka dusabe buri munsi dukurikirana, dusengera abantu bagira umutima kimuntu, bagira ubumuntu. Umuntu mwararanye mu buriri, umuntu mwabyaranye abana ukagera ku rwego rwo kumwambura ubuzima, umuntu mwasangiye mwaganiriye bikaregera ku rwego rwo kumwambura ubuzima. Ariko Bibiliya avuga ngo umwanzi w'umuntu azaba wo mu rugo rwe. Yego. Umwanzi w'umuntu azaba wo mu rugo rwe. Ibiri kuba ni iminsi y'imperuka. Bibiliya ivuga ngo abantu bazanga ababo ntacyo bapfa. Ntacyo bapfa.
abana basanga ababyeyi babo, ababyeyi banga abana babo gutyo. Ariko ntabwo byari bikwiye ko tuguma kubisigasira